Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti zanjye, mugire amahoro, mugire ishya n'ihirwe, mbifurije ibyiza byose buri munsi, mukore kandi mujye mbere. Ni ya migani tugisobanura ngira ngo dukomeze dukure tujye mbere mu rurimi rwacu gakondo twavukiyemo kandi twifuza guteza imbere. Nongera kwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe, kwibuka ukabikora ndetse ugasharinga cyangwa se ugasangiza inshuti zawe iyi migani kugira ngo twese turusheho kujya mbere mu by'ubwenge. Ururimi rwacu turemo ariko tuzi no kuruvuga turusobanukiwe neza. Burya ni byiza ko hari ubwo umuntu biba ngombwa yuko anazimiza, rega burya nabyo tuzabigeraho. Imizimizo ukavuga uzimije ni umwihariko w'ururimi rwa ba nyirarwo baba bagomba kumenya kandi bagasobanukirwa. Umugani w'uyu munsi rero ugira uti umutindi umugize ikimyira bwacya akakigusiga. Umutindi ni wa muntu nyine udafite uko ameze mu bijyanye n'ubushobozi, wa muntu ufite ubushobozi buri hasi cyane, mu kinyarwanda niko bizwi. Naho ikimyira nyine ibintu birazwi, nta muntu n'umwe utazi ikimyira, nubwo ari ijambo ritari ryiza kurivuga igihe icyo ari cyo cyose, ariko ni ijambo ririho mu kinyarwanda kandi burya riri mu rurimi rwacu kandi kuko nyine ni urwacu, tugomba kurumenya no kurusobanukirwa. Bakavuga bati rero umutindi umukiza ikimyira bwacya akakigusiga. Uyu mugani bawuca iyo hari umuntu wagiriye neza undi, noneho wa undi wagiriwe neza yarakuwe ahantu habi, yarakorewe ibyiza akajya ku ntera itandukanye niyo yari ariho bamukiza icyo cyago yari afite. Noneho aho yagombye kwitura wa wundi ibyo yamugiriye, ahubwo akamwitura inabi, ntazirikane ko wa wundi yamugiriye neza, ahubwo ndetse akagerekaho agasuzuguro, akamureba nabi, akamutuka, mbese nk'umuntu utarigeze azirikana yuko uwo muntu hari icyo yamukoreye kandi cyamuteje intambwe. Niyo mpamvu bavuga bati rero umutindi umukiza ikimwira bwacya akakigusiga. Uyu mugani ntabwo ugambiriye kwihenura, gutuma abantu bihenura ku bandi ku byo babakoreye, ahubwo ugambiriye gutuma umuntu yibuka ibyo yakorewe. Niba ari byiza nawe ukagerageza gushimira akanaka icyo yagukoreye ukakimwitura, cyangwa se no utanakimwitura ariko nibura ukazakitura mwene wabo cyangwa se n'undi muntu ushingiye ko kanaka nawe yagufashije akakugirira neza, akagira intambwe aguteza ukurikije ubuzima wari urimo. Niyo mpamvu bavuga ngo ni byiza kuzirikana ineza wagiriwe, ukayizirikana nubwo utayitura uwayikugiriye, ariko nibura ukayikorerana ukayitura undi, ariko uzirikana wa wundi wayikugiriye ibyo ukorewe, mbese nawe ukagerageza kubikorera abandi igihe ubona ari byiza. Ntabwo ugambiriye gutuma abantu bazirikana ibibi. Niyo mpamvu banavuga ngo utazi yava ntamenye iyo ajya. Zirikana ibyo wakorewe byagize aho bikugeza, nawe bikorere undi. Ntabwo umuntu akwiriye kugira neza yaragufashije uri mu mage, hanyuma ngo nubona ukirutse ya makuba wari urimo umurebe ngo umurebe nk'ikimbwa ihaze, umurebe nk'aho nta kintu yigeze akumarira na gato, kuko burya bucya bucyane, yani nkuko nakomeje kujya mbivuga hambere. Ni byiza ko uzirikana ibyo wakorewe byiza, ukashimira uwabigugiriye kugira ngo nawe abandi bazakwigireho. Rero uru ni ururimi rwacu, dukure, tumenye, twige, kandi ibyo dukora tubyaze umusaruro. Ndabashimiye, mugire amahoro kandi mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Ciao ciao.